Yego shabe wowe sumerewe gute? No ujye kujya muri salo? Shadage menye ndi bugeyo mu gitondo kuko umva ibisiko byanjye byaragize cyaraboze. Ndabwiye nta muntu ushaka ko duhura ahubwo binkundiye umukwafiri wanjye yaza kunkorera mu rugo ntiteza abantu mwana. Wowe se ugurajya muri salo gute? Ya wamuje moyo warakumva ntari bishara ahita gukorera wenyine. None se umva mbaro nkubwire ndumva ubu nataye umutwe ahubwo uburyo nafuzaga induru ngo tuve mu nzu noneho nabuze uko mbigenza. Wowe nyuma yuko tuvuye mu rugo bigenze gute? ufite invitation? Oh wow, ujye kujya France? Nibe nawe sha ngiye nyine cyajije amatwahise dushwana ngo naramubeshye ngo ibicya nagende ariko nyine mfite ikindi kiboga gishyashya. Ahubwo sinzi niba kiri bunyumve fresh ku buryo ahita mpereza invitation nkava hano. Icyo gitekerezo ko icyo nta mpamvu yo kujya hanze. Ngiye gushaka uburyo mukuramo amafaranga ngende mare nk'icyumweru muri hoteli nta muntu uzi yondi meze neza ntuje mu mutwe. Bye. Okay. Wabaye iki kandi? Rwose narebye mbabarira umpamagarire Dani amenye uko merewe. Ntabwo arimo guhamagara Dani rwose. Reka ahubwo nitegure nkujyane kwa muganga. Oya please mbabarira niba unkunda umpamagarire boyfriend wanjye amenye uko merewe ndakwinginze muhamagare basi umuhe twivuganire. Ubuse bikumuhamagara tutazi n'icyo urwaye ubuse kuko arumva ko nakoze iki. Nkamujyane kwa muganga byibura tuze kumubwira wanagize kwa muganga. Ntacyo reka mubwire. Kira telefone. Mubwire uko merewe. Ndabona yari yanakuzi cyane rwose. Hello, ni Kami Impanga ya Keza. Nyine yarembye rwose meze nabi. Narindi mu mirimo hanze ntabwo nari namenye nuko byagenze ninjiye mu cyumba nsanga amerewe nabi cyane. Ntabwo nari nakamujyanye kwa muganga rero aracyari mu rugo. Ariko mukayo ndamujyana. Nuko yarambwiye nyine ngo mbanze mbikubwire.
yego muguhe ntacyo reka muguhereze muvugane. Hello, Bushiri. Shameze nabi narembye. Nyine nta n'ubwishingizi dufite ngo mbone uko njya kwa muganga. N'iminsi baracyari kuyongera. Nyine ni ikibazo ntabwo tumeze. Nari nanze nyine kukubwira ngo ntakugora ariko nyine meze nabi ngomba kujya kwa muganga. Nyine menyana narwaye malariya nyine ariyo simbizi niba ari malariya ndumva nyine ndatitira meze nabi ngomba kujya kwa muganga. Nyine urakoze cyane urakoze nyine urabyumva ndarya ibintu byose nkabiruka nta kintu keretse wenda ngize amahirwe nkabona inkoko kandi urabibona nyine kubera ibi bihe tumaze mu rugo nta kigenda amafaranga aradushiranye nta kintu dufite kandi keretse wenda mbonye ibintu bingaruramo imbaraga. Noneho n'amafuru inaha arahenda kubi arahenda. Nagushira urakoze cyane urakoze ndagukunda I love you. Yego urakoze cyane shira wanjye. Valentine, Valentine. Ke ntabwo wari urwaye? Ke nk'iyo ubikoreye iki koko? Kuki ubeshya bigeza? Ntabeshya se? Ese ka utakubeshya ninde? Wigize Bikira Mariya ntabwo ushobora kumfasha kubeshya. Urabona dusohotse mu rugo nta cash nibereyeho ntago nabivamo. Ntago nari gusohoka muri ibi bihe nta mafaranga mfite. Kandi rero hari ikintu abantu batamenya, amafaranga mu diaspora utamufatira yakikuharaye ngo yaguhereze, menya ngo nta n'urwembe uzamukuraho. Ntago rero giye byo nabivamo. Nyine naramparaye arankunze n'iki arumva ibintu byose yanyitangira muri iyi minsi so na yampe. Ahubwo ejo nzaca kuri bya bitaro by'umucuti wawe nifotoze kandi nawe nakubaza ngo ndi mu bitaro uzahita umusohoka ndi mu bitaro. Igihe ntazakubwira ko navuye mu bitaro ntuzamubwire ngo ntabwo ndi mu bitaro. Kwinginze ntuzamvangire. Ariko ke ubona kubeshya biza kugeza he koko? Utangiye no kubeshya Dani mutamaranye n'amezi. Ubu sinabimenye nawe ejo akakwanga. Uzajya he bizagenda bite? Reba nawe. Rero ujya unantungura. Ejo ugatangira ukipostingishwa ku makoti adashinga ngo nta bagabo bagikunda n'irari ryigendera. Ngaho uwizera urukundo ngaho ibiki ngo abagabo sabo kwizerwa. Kandi niwe wabitangiye umubeshya. Nk'umubeshye iki? Badufunguriye. Aho utavuze ngo reka ngende nkore byibura sinzi n'iminsi nzagarukira mu nzu n'iki. Uraho utangiye kubeshya. Ariko ka wowe kutababeshya ubura kukubeshya. Ntukiraha. Kuki ukiri hano kandi uri umwana mwiza ukomeza ubitwaraho neza ugira gute?
njye narabibonye abagabo b'iyi minsi ntabwo bagikunda abagore bazima abakobwa b'abahanga nkawe bikundira incakura abantu bari aho b'inzererezi nawe uri aho ngaho uribombaritse ngo kamingo umuntu wese ngo nzamutwara neza ngo bigende neza reka abagabo bose basigaye bikundira inzererezi ziri aho ngaho ngira ngo ariko niyo mpamvu nawe divorce zagwiriye urambwira iki komeza witware neza uzabura amafaranga yabo bareke no kugushyira mu mago ubugumura aho tukanuye wigira muri za misa n'abapasiteri ntibazagushaka yo komera njye ntago ibyo nabivamo oya nambara yampe no iyo ni imyumvire mibi ko no gutekereza nabi hanze hari abagore beza abagore b'umutima babana n'abagabo beza b'abanyabwenge bazi gushishoza ntabwo ingo zose zirimo inzererezi ntabwo zirimo incakura n'ababeshya oya hanze hari ingo nziza kandi zikomeye zitazahura n'iyo divorce uvuga ntabwo rero wabubeshya gutyo ngo unatekereza ibintu bizima ntabwo hanze hahuzuye abantu b'abapfapfa ibyo ntimukabyitwaze rwose ukeneye guhinduka ukareka uwo mutima w'ubuhemu buriya uzi akazi kose danakora kugira ngo ubone ayo mafaranga uri kumukuramo buriya wasanga atanaryama akora kugira ngo ahaze umuryango we n'iki nawe ukazana ibyo binyoma byawe ngo yagukunze ngo yabonye umukobwa muzima byibura ntiwanagira impuhwe umva tumaze gukura cyane ukwiye guhinduka ukagira umutima wa kimuntu kandi ukagira ibitekerezo bikuzeho ubu se ko ntabeshya ntitubaho sinkora se bintwaye iki washaka akazi ugakora ukareka ubwo buhemu ukareka gukomeza ucabiranya abantu urishimira koko kuba waba umubare w'incakura urumva ibyo ngibyo ari byo ukeneye kugira ubuzima bwiza byibura uvuge ngo nakoze nahumbye ariko ntawe nahemukiye ntawe nariyibye mubeshya niba gukunda koko yanakugenera utiriwe umubeshya ariko kumubeshya ukamuhahamura gutya ejo uzaba ufite ikibazo gikomeye kandi koko ukeneye ubufasha ubu uri ugufasha kubera ko abantu bose bamenyereye kubeshya ibyo byihorere ndekera ibyanjye nawe wigumane ibyo byawe nugira amahirwe ukabona marayika nkawe nanjye nzishima ku bwawe ariko nawe nta bamarayika bahari ahubwo yebaba we wawu si arayohereje cyo mukundira noneho rero uko mpora ntiyohereza make thank you Daniel, I love you ahubwo reka mukubite kuri status mwatse abatipe bose mba hiding utazagira uwanga kunyoherereza ejo danari busy kanze mba hiding nkwereke ngiye kumushyushya mu mutwe bigeze avuga ati mana we urukundo nari ntegereje nuru nta rundi uze nkwereke ufite guhinduka rwose kanigende kanjye gukomeza akazi narindimo